Gucunga neza amafaranga yinjira mu rugo no kwizigamira ntabwo ari ibintu twavuga ko byoroshye kuko hari benshi bigora. Niyo mpamvu muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo bwagufasha kugira ngo ubashe kwizigamira kandi ubashe gucunga neza amafaranga yawe winjiza, niba ari buri kwezi, niba ari buri munsi bitewe n'igihe winjirizamo amafaranga, ubashe kujya ugira uburyo uyajera cyangwa se uburyo uyacunga neza, noneho ejo cyangwa ejo bundi uzabone yabyaye ikintu gifatika. Utandukane na kwa kundi umuntu akorera amafaranga ukibaza aho amafaranga ajya bikakuyobera, nyamara hari uburyo wakoresha bikagufasha ukabona umusaruro wayo mu gihe runaka. Ntimucikwe n'ikiganiro. Ndashimira cyane abamaze gukora subscribe, ndabasuhuje cyane mbifuriza imigisha myinshi cyane. Hanyuma abashya namwe mbahaye ikaze, hano tuganira ku muryango ariko cyane cyane twibanda ku bukungu, iterambere ry'umuryango, ariko tutibagiwe n'abana bacu uko twabarera ari abana bashoboye, ari abana beza, ari abana bakura neza, ari abana baduteye ishema. Ntimukagere mucikwa n'ibiganiro byacu. Mbasaba gukora subscribe, mbasaba gukora like, mbasaba kujya muri comment mukatubwira ibyifuzo byanyu kandi turabishimiye cyane. Twihuse rero ku nsanganyamatsiko yacu, gucunga neza amafaranga winjiza ndetse no kwizigamira ntabwo ari ibintu byoroshye nk'uko twabivuze. Hari benshi bigora, ariko intambwe nto burya watera uyu munsi yazana impinduka itangaje. Ni ukuvuga ngo ntugasuzugure amafaranga ngo ni make, niyo yaba igihumbi, niyo yaba ibihumbi bitanu, amafaranga yose wafata umwanzuro wo kwizigamira yakugeza ku mpinduka itangaje. Nyamara iyo utabikoze ukwezi kurangira nta kintu kiri muri savings cyangwa se nta kintu wigeze ushyira mu hantu wizigamira, ariko iyo ubikoze niyo yaba ari make ujya kwirotira ugasanga yabaye amafaranga menshi ku buryo udashobora gutekereza. Niyo mpamvu rero guhera uyu munsi niba utajya wizigamira, ukurikirane iri somo, ndabizi neza ko riri bugufashe ugahita utangira nonaha, ugatangira iyo challenge ku buryo ukwezi kuzajya kurangira hari ikintu werekana, wiyereka, uvuga uti uyu ni umusaruro wanjye, ahangaha biri kugenda bizamuka buri munsi cyangwa se buri kwezi bitewe n'igihe winjiriza amafaranga. Tugiye kurebera hamwe rero ubu buryo bwa 70, 20, 10 nka bumwe mu buryo bwiza bwo gucunga neza ndetse no kuzigama umutungo bitagoranye. Noneho rero tugiye kwibaza tuti ese wakora iki cyangwa se wahindura iki mu micungire y'amafaranga kugira ngo ubashe kubona amafaranga agenda abyara umusaruro. Ikintu cya mbere ugomba guheraho ni ukwiha intego. Ntabwo wabasha kwizigamira mu by'ukuri udafite intego ituma ubikora. Ese ni ikintu uri kuzigamira ushaka kuzagura? Ese ni izabukuru uri kuzigamira? Ese ni amashuri y'abana? Ese ni igiki? Ni iki kiri kugupushinga cyangwa se ni igiki kiri kugutera kuba wafata uwo mwanzuro? Iyo ufite icyo kintu kitumye utangira iyo challenge biragufasha kuko bituma udashobora guhagarikira hagati cya kintu utarakigeraho kuko nyine uba utaragera ku ntego. Niyo mpamvu rero ngusaba kugira ngo utangire nonaha, utangire kubona ubwizigame bwawe buzamuka umunsi ku munsi. Ubu buryo bwo gucunga umutungo bwa 70, 20, 10 ni uburyo bwo kugabanya amafaranga winjizamo ibice bitatu. Igice cya mbere ari cyo 70% y'amafaranga winjiza
uyakoresha mu by'ibanze, bya bintu utabaho bidahari, bya bintu by'ingenzi mu buzima. Nk'urugero twatanga, aho kuba niba wenda ukodesha, ibyo kurya, ibyo kwambara by'ibanze, kwivuza, kwishyura amazi, kwishyura umuriro, kwishyura amafaranga y'ingendo kugira ngo niba n'ako kazi ukajyaho ukeneye amafaranga ya taransiporo, ayo ni amafaranga y'ingenzi yihutirwa. Ibyo bintu byose wumva witekerejeho, iyo lisite yabyo, ibintu by'ingenzi, aya mafaranga 70% nimwo bigomba kuva. Uramutse ushatse gukora bya bintu bitari ingenzi, ubwo uriyaranja nabyo ukagenda uyakura muri aya ngaya 70%, ariko yose kuri iyi formule yacu ibintu byose dukeneye turabikura muri 70%, twibanda cyane cyane ku by'ibanze. Bya bindi byo kwinezeza byongeraho bizama, ariko bitewe n'uko iby'ibanze waba wabirangije, noneho ukabona gutekereza bya bindi bishobora kuzamo byo kwinezeza. Byo ntabwo twabigeneye umwanya wabyo, kuko wabibonye ubuzima burakomeza, kandi bitanabonetse nabwo birakomeza. Byose biterwa no kwiyemeza. Noneho rero igice gikurikiyeho ni igice cya 20%. 20% y'amafaranga winjiza. Aya mafaranga ni amafaranga twavuga ko wihemba, kubera ko ariya ya mbere twavuze 70%, ni amafaranga ayo twakwita nk'igishoro, kuko ntabwo wakora ka kazi utariye, ntiwagakora utambaye, ntiwagakora utivuje niba wagize ikibazo cyo kurwara. Niyo mpamvu ariya mafaranga n'ubundi agenda mu bishoro bituma ubasha kubaho, ubasha no gukora neza akazi kawe. Ariko aya mafaranga 20% y'amafaranga yose winjiza, ni amafaranga iyo twakwita nk'igihembo cyawe, kuko niyo uzabika, niyo savings yawe, niyo mafaranga uzashyira ahantu kugira ngo ejo n'ejo bundi uzabashe gukora cya kintu wazigamiye, uzabashe kugura umutungo utimukanwa, n'urugero uzabashe kuzigamira izabukuru, uzabashe kuzigamira ibintu bitandukanye. Niyo mpamvu rero aya mafaranga ari amafaranga y'ingenzi cyane, ari amafaranga atagomba kuburira muri ya yandi ya mbere. Ikosa rero tujya dukora mu bihe bitandukanye, ni uko ibintu ukeneye, depanse zawe ziva muri 70% zikageraho zikadukira na 20%, iyo wakabaye wizigamira, kandi aya mafaranga 20% ariyo mu by'ukuri azagena ejo hawe hazaza heza, azagena icyo uzaba ufite ejo hazaza. Ni byiza rero kugerageza kuba mu buzima bungana n'amafaranga ukorera. Niba ari amafaranga runaka ukorera, ukagerageza rwose gukwizamo ibyo ukenera mu bushobozi bwawe buke cyangwa bwinshi, ariko byanze bikunze ukagira amafaranga ushyira ku ruhande wizigamira. Noneho hasigaye 10%. Amafaranga 10% y'amafaranga winjiza, iri 10% urikoresha rijya mu bandi, rijya muri sosiyete ubamo, rijya muri famiye yawe, rijya aho usengera, rijya mu bintu byose byatuma usapotinga umuryango, byatuma usapotinga kominote yawe. Ahangaha rero aya mafaranga rero ntabwo ugomba kuyasuzugura, kuko burya nta muntu wiberaho we bwite ngo abeho wenyine. Umuntu burya umuntu nyamuntu agomba no kuberaho abandi. Niyo mpamvu rero aya mafaranga nayo ugomba kuyashyira ku ruhande, kuko iyo utashyize ku ruhande usanga uyatanga mu kavuyo, ntunamenye ngo natanze amafaranga angahe, cyangwa se ntunayatange, ugasanga wabaye uri umuntu wiberaho we bwite, kandi ibyo ngibyo nabyo ntabwo ari byiza. Ni byiza ko nawe wumva umunezero wo kugira umumaro mu bandi, umunezero wo gutanga, ndetse ukanawusangiza abandi, kuko hari abantu batazi ko gutanga bitanga umunezero kurusha guhabwa. Hari abantu batazi ko gutanga
bitanga umugisha kurusha guhabwa. Wivuga icyo utanze ariko sangiza abandi umunezero n'ibyishimo biva mu kuba hari ikibazo cya mugenzi wawe wabashije gukemura cyangwa se wabashije gufatanya n'abandi gukemura, cyangwa se ahantu runaka wabashije gushyira umusanzu wawe. Aya mafaranga rero 10% nayo ni amafaranga meza ugomba gushyira ku ruhande, kuko n'ubundi iyo utabikoze birangira uyatanze mu kavuyo utazi ngo watanze iki, cyangwa se wagize iyihe contribution utanga mu bandi, nyamara wagiye ubikora ariko mu buryo budasobanutse niba ariko umuntu yabyita. Dutangire rero dukore uwo mwitozo mu nyandiko, cyangwa se dukore nka exercice cyangwa se uwo mwitozo mu mibare ifatika. Noneho rero ikibazo twakwibaza, ese usanze imibare imeze ite? Ese usanze wizigamira? Ese usanze ukeneye gukoresha iyi formule kugira ngo ubashe kwizigamira? Hari inama nkeya naguteguriye kuri iki kintu. Icya mbere, niba ufashe amafaranga banza ushyitse umutima hamwe, ubanze ufate umwanya wo gutekereza. Buriya amafaranga rimwe na rimwe hari akantu agira ku muntu yakiriye, agahita atangira kumva imibare ibaye myinshi y'ibikeneye kwishyurwa, y'ibikeneye kugurwa, y'ibintu biri kubura, ugasanga utangiye kuyakoresha mu buryo butari bwo kubera iyo pressure aba ari kugushyiraho. Ni byiza rero ko niba wakiriye amafaranga, banza utuze, ushyitse umutima hamwe, utekereze, ukore aka gaformule, noneho utangire kuyakoresha wamaze gutekereza neza icyo agiye gukora. Noneho rero niba ubona saving yawe itari gukunda, tekereza muri ibi bintu bikeya tugiye kukubwira, urebe ko nta hantu ushobora kuba ukorera ikosa rigatuma ubasha kubura ubwizigame. Niba ujya ugura ibintu bitandukanye, tekereza niba koko ugura ibintu bikenewe. Niba ugura ibintu bikenewe, hari ukuntu iyo abantu bari kujya ku kazi cyangwa ari ku kazi cyangwa afite urugendo, usanga umuntu agura ibintu bitari ngombwa. Usanga ugura ibintu ibyo kunywa runaka kandi wenda utabikeneye, ugura ibyo kurya runaka kandi utabikeneye. Ntabwo ndi kwanga kumentioninga ibyo ari byo kugira ngo hatagira ugira ngo ndi kumwicira business, ariko rimwe na rimwe tekereza nko ku bintu ushobora kugura nyamara muri ako kanya ibyo bintu bitari bikenewe. Aho hantu hava saving. Ahandi hantu ushobora gutekereza, mu rugo ibikoresho bikoresha umuriro w'amashanyarazi. Ese wibuka kugura ibikoresho biri economique? Iyo ugiye ku isoko kugura igikoresho cyuzakoresha umuriro w'amashanyarazi, wibuka kugura igikoresho kizatwara umuriro muke. Wibuka kuzimya amatara. Rimwe na rimwe hari igihe usanga mu rugo amatara ku manywa ari kwaka. Ariya mafaranga rimwe na rimwe hari igihe abantu bayasuzugura, nyamara uramutse ubishyize mu mibare ukabara uriya muriro uba ugenda ku manywa, ariya mafaranga yabyara ikintu gikomeye udashobora gutekereza. Ese mu rugo ibikoresho bitwara amafaranga cyangwa se amazi akoreshwa ate? Hari uburyo washyizeho bw'amazi ku buryo akoreshwa mu buryo bwa nyabwo, umuriro ugakoreshwa mu buryo bwa nyabwo, gaze igakoreshwa mu buryo bwa nyabwo. Ibyo bintu byose, utwo tuntu wita duto dushobora gutanga impinduka itangaje. Noneho nk'abamama cyane cyane, ukagera ku kantu kuko kanyuzeho ukabura akaguze utari wabipangiye. Niba ari umwenda, niba ari imitako, niba ari urukweto rw'umwana runyuzeho, ni ukuvuga ngo ukagura ikintu kitari kiri muri ya bije, kitari kiri muri ya 70%, ubwo iyo kitari kirimo deja uhisuza muri za savings zawe.
Niyo mpamvu rero utwo tuntu twose mu rugo gerageza rimwe na rimwe ucishemo, niba wajya gukoresha ibintu bihenze uhaha, ugerageze gukoresha ibintu bitanga umusaruro umwe cyangwa se inyungu imwe nyamara byo bidahenze. Nko mu byo kurya ushobora gukoresha imboga zihendutse, izihenze ukaba uziretse ukazazikoresha mu gihe runaka, ukagenda uvangavanga gutyo ku buryo ugerageza kureba uburyo wakoresha amafaranga make ukagira andi wizigamira. Ni byinshi cyane abantu bajya batangaho amafaranga, ingendo zitari ngombwa, ugasanga urakoresha amafaranga mu ngendo kandi wenda n'ahantu ugiye ntabwo hihutirwaga cyangwa ari n'ahantu ushobora gukoresha n'amaguru ugakoreramo n'iyo siporo. Ni ukuvuga ngo utekereza ibintu byose, akitivite zawe zitandukanye ukora mu cyumweru, ukareba izigutwara amafaranga kandi wenda zitari ngombwa zitihutirwaga, aho kugira ngo ugure ubwizigame. Ndagushimiye rero cyane wowe twabanye muri iki kiganiro, duhurire muri comment, niba uri mushya ukore subscribe kandi ndagushimira cyane ko wemeye kubikora. Naho utaha rero mu biganiro byacu bitandukanye, tuzongera guhura mu mpera z'ukwezi umbwira ko challenge wayishoboye kandi nzi neza yuko nubishyiramo imbaraga bizakunda.